rwose Rayon Sport turayijyamo ndabona ivuga iti imyitozo turayitangira uyu munsi kabisa ariko abakinnyi bamwe nibanze kuza sho byose turabijyamo ubwo rero mbere gato iyo Rayon Sport muri APR Football Club mutangazaji iyi kipe icyavugwaga cyane ni gahunda y'abatoza twagiye tuvuga tuti abatoza barahageze ku munsi weje ariko tunavuga tuti hagomba kuba hagaragara umutoza ufasha abangaba bihagaze gute mbere uko tujya kuri uwo mwataka benshi bavuga bati umwataka agezehe muri APR abariho duhereje muri APR Football Club ku munsi weje nagwaga ifoto nyendo isubize bwana Bishop yongeye team manager Kavuna ndetse secret officer yes kwakira abatoza bwana Kayitare inasi zanjye Faustin rero impamvu ntagushakiye ifoto nya originali iyi foto inasi zanjye zarayifotoye zirayinyohereza nabwo mwabagabo muri murakora iki bahiga umuntu yibafotoye urumva inasi zanjye ndambwe ati sha uri muri amigi n'umwataka se zari zigiye kwakira hari bari babiri ariko nyine byari ibanga rikomeye abatoza bagomba kuhagera tariki 30 zari za saa 5 ngira ngo ifoto nibwo nakubwiye ko yariho yangezeho za saa 5:30 gutyo urumva tariki 30 urumva ku itike y'indege nibwo bishira tariki 30 abatoza ba APR Football Club nk'uko ari batatu b'abanyamaroke bamaze kuhagera bayo n'umutoza mukuru Taleb Haji Hasani namwe nakubwiraga ati yaragarutse muzehe uzikaze yampera Rwanda wabatoza umutoza wa mugabo ati nje gutyaza mugabo na Pierre na Adolphe bose cyane iyo ni ifoto ya team manager wa APR n'ushinzwe security uravuga uti bashobora kuba bari bagiye kwakira abatoza ariko aravuga ko na cyarutaye zamu gishobora kuba cyari kije muri iyo paki bihagaze bite ubwo APR Football Club muri iki gukomangayo ugashaka kumenya ibanga ryayo birakomeye Faustin inasi muri bambu nyacyo bagireka babacisha hari ugize kuya no yeje wagomba turagufunga ahubwo mu cyumba cy'indege hari abantu bibanga ba leta baje gufata atabangaba nabo bameze gutyo muri security za prive ujo ufata umusirikare w'abantu ukajya kumufotora wenda niwe twaje kureba hari akubana igifatira amafoto keretse ari umucuti wawe ari umucuti wawe waje kwakira cyangwa ari ikipe yagufasha tive tujye kwakira umukino urumva ubwo rero APR Football Club ibyerekeye abatoza babo barahageze ejo ndetse ejo basuraga aho bazajya bakoresheje imyitozo n'ishorongera rimwe umuntu uri mu gusanwa aho abakinnyi baba muri za kampo rimwe na rimwe ejo abatoza barigabaga bagiye kureba aho abantu bazajya babana nyine uko bizajya bigenda Abdelrahim Taleb toza mukuru kabisa uti yarahasesekaye n'uwitwa Shahid Mohamed ndetse n'umusaza wawe Haji Taib Hassan Shahid Mohamed afite lisansi mutibeshya ya CAF nikwereke abari ko zivuga ko yaba afite amariste abatoza ngira ngo nariho ni daze twahoze tubiganira kare turimo turibaza tuti bimeze bite nimvishe mubivuga ndaseka kandi muri babatoza urutonde rwanyuma nifitiye ntago twabivuze ejo twabivugiye hanze ya mikoro nariho ni daze bivuga ariko afite lisansi muri ba mariste abatoza banyuma afite arimo ubwo bisobanuye ko rero bamwe bavugaga nyine ngo umunyarwanda agomba gushakwa kuko uyu ko hari nta byangombwa umunyarwanda ashatswe byaba ari byo gushakwa nyine ariko ntabwo afashe uyu adafite ibyangombwa urayiryamanye kubizi hari umunsi nakwereka amaliste y'abatoza Shahid Mohamed mugabo kabisa wabaye muri mu makipe ya hariya mu gihugu cya Maroc uti ibyangombwa arabifite nafite izina rikomeye kandi ifite ibyangombwa nyamara ariko ubwo niba APR yaramutanze ku rutonde nyine afite ibyangombwa wakomezaga nta kibazo kuva mbanze nkwereka izina rye mu maliste mfite witu n'abasomera ikinyamakuru
kuko ugenda kujya nkubeshya ibintu byanjye mba mbifite. oya je mpamya ko niba APR yarafashe umwanzuro wo kumutanga niba ari mu bo yatanze kuko nuko afite ibyangombwa APR se yo yakora ayo makosa igatanga umutozo udafite ibyangombwa niyo wabikora ibyo kafu yazagusubizamo ubwo rero bisobanuye ko ashobora kuba nkuko byavuzwe adafite B ahubwo afite A. harya ubundi ibi byangombwa si ibyibanze biba ari provisoire ariko biragenda nyine kafi kabisubiramo ikazagukonfirima icyo namwe bya kane gutyo bya gatanu Jahid Mohamed uramubona ukijyanye n'iki se ni ibyangombwa yeretse kuri titiro isoma ikinyamakuru reba n'abatoza abanyamaroke bafite A harimo kugira ngo mweme nakubwiye ngiye byanjye sinjya njya kugupapirira mfite liste zabo abafite A pro n'abakweretse Jahid Mohamed ari muri abo batoza bafite A ntabwo bajya kubeshya ya kafu na uzakuzana ibindi ngiye nakubwiye ibintu byanjye mbigendana muri telefone Faustinho yakekaga ko ashobora kuba ntabwo ari je byagiye bivugwa byavuzwe n'abandi nanjye narabyumvise ndabaseka ngo nawe ngo niyo mpamvu APR ishaka ngo ufite A yo mu Rwanda ya kafu w'umunyarwanda oya navuga abantu batekereza ko yaba yaraje ameze nka Diane cyangwa abandi nabo batazifite ni Jahid wamubonye izina rye cyangwa ndi gukorera kanze ndebe ndimo ndareba we banze usome titre hejuru manuke n'abatoza baza bamarokura banyura nineri bavuye bazibonye izo lisansi je ntago nkuzanira ibintu ntafitiye ibipapuro uba wabikurikiranye uya ntawe nose wazi Kigali uje kubeshya abantu uriya wa APR wundi afite C uyu Mustafa nakubwira Haji kubeshya biragoye ibintu byose wabeshya kandi ibyangombwa uzabijyana muri kafu Adrian ntiyaje abeshya ngo arabifite reka mugukorereho biraza kwerekana ko utabifite urumva oya APR ntabwo yatinyuka kumujya kumutanga aho ngaho muri kafu ibyangombwa yari biberetse ubwo arayifite kandi naho urabona urwo rutonde rwo muri Maroc rugaragaza ko rwose batoza 75 bari bagiye kuyikorera ko nawe ariho Faustin nuvuga ngo kugira ngo wereke ikinyamakuru banza usome hejuru ariko ugere ku nimero 7 nugere ku nimero 7 sibyo nimero 7 ni hari izina rye urumva hejuru titre kugira ngo babwire abantu bazibonye batazamwa ngo tuzadupapira ibintu tuyimbira tera kuri titre Faustin aha bari batarazibona nyine ariko reba mwaka ko ari umwaka uhitubabwira uriho bati ni la direction technique nationale a dévoilé mardi 2020 la liste des candidats aux sessions de formation programme rumva programme lors de la saison 2020-2021 pour l'obtention de la licence d'entraîneur à CAF. Urumva ko aba barayikorera yanze bikunze kuba yarayikoreye ashobora kuba yarayibonye ko byagenda kose jya kuri nimero 7 ugiye uhereye kuri abantu oya nikibyoroshya ariho nyine namubonye Jahid Mohamed ikibyoroshya nuko je mpamya ko APR yamutanze ibibizi nyine ko ayifite aha ndumva nta mpaka zajyamo gusa iyo ni formation baye 2021 ese iya Diriane ntabwo yigiyemo ko icyo gihe yari atarayibona nibwo nisigwe yayikoraga muri Tunisia se ewe yayikoreye muri Tunisia okay yabikorera ahubwo 2021 na 2022 ya Diriane uru rutonde se batangaho n'abakinyi urutonde hajyamo abakinyi bagateganyo bafite ITC urumva nuvuga ngo aperutse umwataka tutaramenya ariko abakinyi bayo benshi bafiya bose se zizakoresha amaze kubarangizanya nabo ari Rayon Sport urumva uagomba gutanga release leta y'umukinyi witwa Ombolenga Fitina niyo yari isigaye n'agasogi batarishyura amafaranga yazo zaraye zitanze APR bumvikana amasezerano n'itariki zabishyurira nta amafaranga Ombolenga abandi batazagufata Rayon Sport mu mashati nagarata gasogi utaza kwishyuza gasogi ntaga amafaranga arata ese nindo yishyuza ko Kenisi ari ibya nakubwiye ko na rutayiza mu APR ushize mica mu marenga ndakubwira ati none dasi nawe ubwo ati yacata urumva APR yitegeje budget yabo yatangiye uyu munsi ubu yatangira kwishyura umuntu niba abantu bari muri banki CSS iri mu gukora ubu yakwishyura ariko amakonje batanze sigewe yatanze ibyo nta
hari n'izo numvishe zatanga sheke zibata ya APR irageraho tuzabahita tubishyura. Icyiza cya APR nuko abantu abakozi bizerwa bizerera urumva. Ubwo rero mutangazaji twari tukiri ku by'abatoza iby'abatoza mu Rwanda bavuze ku munsi w'ejo APR yagomba gutanga deadline, yagomba gushyira muri systeme ibisabwa byose bya CAF yasabaga Rondas. Twaje tubigaruka ngira ngo nawe Faustin wabibonye ibyo CAF yasabaga. CAF byari ibintu 13 yasabaga kugira ngo we ushize registration ngo wemerwe ko ibyangombwa byawe by'abantu bawe byose byose. Sport twavugaga abakozi bayo ko yagiye bakubita amapost. Ubwo ibyo umuntu yanabyibutsa abantu twihuta bikubiteho birimo kuba wemewe nyine ufite shampiyona runaka ukiniramo yemewe uzasohokeramo nyine ukemewe. Oya ni ukubuhangana muri iyo shampiyona icyo nicyo cyambere nyine niyo federasiyo ikabikwemera ubuhangana kwa nuko watwaje ukagira oyikijije federasiyo igena uko n'ikipe yasohoka nta gikombe yatwaye byashoboka. hanyuma hakaba kuba ufite stade yawe wamurikira stade bishobora kuba atari ni yawe ariko iyo presenta bigibuza ayakira abantu bakibihumbi 10 ukaba wemewe niyo federasiyo icyo ni cya gatatu icyo nacyo n'uruca abana. Hanyuma ukaba ufite stati igendana n'amahame rwose ya CAF amategeko. Iki ariko kiba kigoye ku makipe namwe cya gatanu ngeraho kuba ikipe iri stable kandi iri na transparent mu bijyanye na finance. Icyo cyo nyine kiri mu nyandiko icyo kisaba tekinike kuko nakanyabwa ikindi kuba cya gatandatu kuba nta deni na rimwe ubereyemo umukinnyi cyangwa se undi muntu. Icyo nacyo gisaba tekinike. No outstanding debits to players or creditors. Kwangu nta muntu ubereyemo umwenda. Cyo nabyo irabita. Ibyo nabyo ni tekinike. N'ikindi iki cy'amafaranga kwa gitindaho ubacikutera clear financial plan and the budget. Cyo ni cyakarindwa. Nibyo twavuze ubundi kipe mbere yuko batangira gutekereza ibindi. Icyo ubundi nicyo niba zirangiye icyo nicyo abantu bakobye kwicara bakabanza tuzakoresha ingengo y'imari izakora ibyo twabiganeho nawe ahanga tukubwira ati ibyo by'inama barimo bakora byose ni ubusa babanze bakora inteko rusange ya budget kuko Ferwafa nayo uretse kubifata bagahita batura aho ngaho ntekereza ko Rayon Sport bagize bicara nka Ferwafa ibwira ka FIFA ikayohereza ingengo y'imari yayo y'umwaka utaha. Nabonye Tensere ejo bundi igaragaza kwizakoresha miliyoni 200 niba ari 40 zingahe muri sezo ya ryari muri sezo ya 2025 zaransega ngo niwo banje kuyishinga mu mwawe urayarya no gutayivugira mbere ya byose ukore budget umenye ngo muri sezi ya 2025 zakoresha ibintu bingana ugira ibyo presenta body zawe none ubyohereza aho rero ndiyo budget nushaka kuyigira itazajya mu bikorwa werekana aho bizava none bije mutaza nawe bije ushaka kuyikora igihugu kirayikora East Africa yose ikora budget icyari uzarebe batangaza budget ya East Africa yose icyari so kuvuga ko byose kuri aya makrebe byagora nyine ariko babibenshe ko naho neje twavuze ikipe yagapfuye guhitiro krita itaramenya muri krito manzakoresha ngani nibuze nubwo wenda harayarengaho ariko ikibazo rero ni ikibazo si byo wa presenta ikibazo nukuba wubyimva iwanyi ndani mu ikipe mu byumva uvuze ibyo gupresenta si ibyo gutekinika niba bitekinika nukajya utubesha ari igihe ukoresha amafaranga wenda menshi mu rugo ariko ufite ayo ugena mu kwezi ukavuga ati maximum yanjye nka Faustin yarenga bitewe n'ikibazo kuko ngira umukozi muhembi mu 20 cyangwa 50 ngira inzu nyishuri mu 30 300 cyangwa sibyo ukabiplaninga nayo uzarira niyo byarenga sibyo hari igihe warakoze niyo byarenga cyangwa niyo byibita ariko muri plan yawe ubara ko umufuka wawe ayo mafaranga uyateganya uzayakura kugira ngo ibyo bintu byawe bizagende neza mu rugo iwawe mu rugo. None ikipe kuye cyo utekereza ibyo mu rugo ikipe ugiye kuyobora ntuyitekereze Faustin no muri ibi by'abafana no tuvuge aya get correction nkuko ukunda kubivuga nabyo urestima ukavuga uti wenda ubushize niba naravanyeyo miliyoni 300 n'urugero reka nteganye ko nzavanamo miliyoni 350 kandi nabyo ukabyerekana ni wacu ariko biragoye ça dépend na performance yawe urestima Faustin uyu mwaka ugize ibibazo by'ababyeyi barwara n'ibiki byose wari warestimye
budget yawe si biba n'ubundi ibyo birakorwa ibyo murimo muravuga birakorwa ntabwo byanditse barabitubwira none se urambwira ngo ibi Rayon Sport izajya muri aya marushanwa itabe presence ka bikora umva Faustin akenshi babikora barangije gukoresha amamwe kwe kiferwa fivuga ingenga y'imari yayo igahita muri FIFA urumva tuvuga urugero Ferwa bifite ya FIFA nyine ihita yohereza muri FIFA yanjye ngo imari bamaze kwiga abanyamuryango bagasinya reka ko impamvu mbwira ko batabikora ubu rwose sinkubeke bashobora kuba bararokrise tuvuge urugero umusore Prince bataragena bije bazakoresha ndavuga mu n'abandi bari abanya abantu bakagoye kwinjira muri cyangwa se bashyiraho cyangwa bashyiraho urutifi bakabaye binjira muri sezo y'umwaka utaha batangira gutekereza abakozi b'umwaka utaha babaza bije yabo shise twabibaraga muri APR twati ntibaratangira kugura kubera ko baracyabara budget ya APR izatwara ngahe urumva arega kenshi buryo ukora bije ufite amafaranga oya nitafite iko none se mu rugo wawe ko nakubwiye kwipanga ubu yazaza yehore mutazo umubajije bije y'uyu mwaka wawe warayibaza ibyo ni muri teori mu magambo bivuga biroroshye wenda ho nugukabya bivuga biroroshye byihore ya Faustin institution itegetswe kugira ifite amafaranga nyine none se ntiyafite ari bitayafite okay reka turebe Rayon Sport nta mafaranga y'abana Sport ubuzi bije Rayon Sport ikora nayo ko ati yaraye Sport aya nayo azakoreshwa gutya ayo kubibuga kandi warambwiye ngo azava mu kanyenyeri estimation y'akanyenyeri akanyenyeri ntabwo bazegasa ngo babona ubushize navanye maya ubu we nashobora kuvana maya ukayateranyaho ibyo birakorwa ahubwo n'ibihura kuba bikorwa by'ibyo birakorwa rero none se Leonida wibwira ko ugiye muri office buretse gato Leonida vugisha ugiye muri office ya Liliane ntabwo wasangamo ibyo bintu by'inyandiko Rayon Sport oya usanga byarakozwe abanyamuryango barabizi abanyamuryango bare barabizi hano sara assemblée générale yabaye oya none se nibabibwira agakirikari by'agatekano izindi kipe zimwe na zimwe turi amateri izindi kipe ni Burayi zikorerwa za audit urumva kafe ko amakipe ni bara amateri bari mu gukinisha none se ubwira ko ugiye mu bitabo bya Liliane utabisangamo Patrick namenye se ntiyabikoraga ibyo urabikora ariko se ahubwo amikoro vite bizavamo ko ari tedi twabimenya babikora imburagihe babikora nyuma baramaze kugira nayo bakoresha muri iyo yabije nayo banywera mu tubari yose barayarangije kubikora byo nta kibazo gikomeye mbonamo buri wese arabikora ahubwo se ibyo uteganya bihura n'ibyo ufite tubivane teori bya pratique ibyo mu nyandiko n'ibyabo ahubwo uguza abakinnyi uzi ko ayo mafaranga uzayabona muri sezo yamubona wamamaza buriya nka ruriya rugendo rwa Yanga rwo kujya muri Tanzania buriya rwari ruri muri bije Rwanda rwabariya batadeyo nabo bajyanye rwari ruri muri bije ariko hari byiyongeramo none se reka nkubaze Leonida oya uretse gato Leonida oya Leonida iyo wenda umukuru w'igihugu avuze ati uyu muturage muri aka karere mumwubakira inzu sibyo akenshi ntabwo akarere gashobora kugahindura bya bije kaba ati amafaranga tuyajyane hariya ayo bari amafaranga bije igira balance sobura ibyo kugira ibyo wongeramo n'ibyo ukuramo hari Leonida mutegura bije sibyo icyo kintu nimugikore muri uwo mwaka ubuferwa ko yavuze ngo izashinga radio cyangwa televiziyo ishobora kutabikora oya Faustin muri saving izabukora mu bya bije ni by'amakipe afite amafaranga ashaka gutangaza ibyihorere nareyo mu nyandiko irabifite nareyo mu nyandiko umva Patrick namenye agira ibitabo byinshi yabaga bifite bya bije ariko ahubwo vuga ngo ugiye muri pratique umva rega simbyanze ugiye muri pratique ikipe vuga uti ikipe ubundi ibyo yemeza ibibona ayo mafaranga izayabona nabyo gutegura bije ngo muri document ibyo birakorwa cyane rwose iyo nta nkuri yawe budget sibyo ubu nka budget nziza ni yapiri iravuga iti ibyo tuniyemeza turabona ko tuzabibona iya police FC turiyemeza ibi aya mafaranga azavana muri social ukora nta budget imbibaho ahubwo biterwa na nyiri kuyikora no kwisumbukuruza nuko yashaka kwiyemera nuvuga ngo nawe ubwawe muri social ukora ubora bibarira bati runaka nta bije ufite uyu mwaka nta bije ufite ngaha hondi kandi ngo nayo se nayo ufite nayo nuvuga ngo improvise ibaho muri timu za upanga gusa muri teori n'ubundi Rayon Sport zayitanga ko bitekereza none se yabura kwitanga yazo abanyamuryango barayize cyo nemeranya namwe no kuba ngiye rwose ndashimangira ko babikoze huti ko batigeze bavuga bati
ubundi byakabaye sinagomba kuvuga ngo uzasohokera njya kwishura mituweli mbaneganya ko nshaka umwaka nzarwara kandi nazarwara sinagomba kuvuga ngo uzasohokera u Rwanda buri kipe yose yakabigira buri institution yose ubu Leonidas yagura mu rugo rwe mituweli abateganya ko ashobora kurwara cyangwa abana bakarwara wazo wastikinze kuri institution nanjye nyine uya none Rayon Sport nyine institution tukubarira iyi twari turi kuri ya kafu n'ubundi nitegeko bazayitanga ntabwo wabaho ntabyo turacyari kuri APR wenda na Rayon Sport birayireba bati rero ikindi conflict of interest management system ubwo ni bya management nyine y'ikipe bati comply with CAF transfer regulations kuba barubahirije nta bibazo ufite mu bya transfer zawe abantu bakwishuza babure nabande bose kuba ufite ikipe ya under 20 na under 17 izira zifite Rayon Sport ugomba ko zifite kuba head coach wawe afite CAF A license ya CAF ubwo yinde apro ya UEFA iba CAF yani yibe a muri equivalence ikindi nukuba ufite n'ikipe y'abagore active senior women's team irahari ubwo rero ndumva ari ibyo bagerageza gusama ikipe ugenda ushiramo ubwo rero tugiye twari muri APR rero yamaze kubisukuma APR mu byo asukumye nta mutoza w'umunyarwanda yatanze ubwo bisobanuye ko ntawe uzakenera oya toza mukuru yaramusabye ubwo niba aramwemeza uzajyemo kandi uwo ari we wese kuva uyu nguyu afite A nta kibazo yajyamo si ngombwa ko bagombera kujya isaha n'isaha wari wese yajyamo APR n'ubwo batabasabaga n'abakinnyi bo yaberetse ko ibyayi kubita ibangura nabo yabateretsemo bagateganya abatarabona ITC ubwo ni wenda yabasigaranye urumva APR wenda uretse uwo mutoza wungire twavugaga ibindi bisabwa byose bishyizemo ubwo bisigaye ni audit ya CAF nayo burgira ba fose tuzajya ngo urabirimangatanya n'izaza izaza hano se ifata inzu mpuguke yenda yo muri Uganda cyangwa yo mu Rwanda yabo bakorana idasanzwe mu mupira w'amaguru by'amakipe y'ibihugu njya mbona none nyine abarundi babonye ko lisansi bayibonye ku Rwanda byagenze bite Faustin nawe n'ukora ubucanye basuzumaga ikibuga twoherereze video tubirebe oya reba naje bamukubita akantu aranje aravuga ati mbahaye imyaka 2 muteganya namwe kuba mwagihindura ntabwo byibuka Weke Burundi bavomereraga bakene yo cyari muri esi ariko icyangombwa cyabonetse iki Burundi ya FIFA bacemeje bagikonfirmye FIFA yari yabamaze kohereza lisansi ibitiyo byapfuye cyane kuko no mu Rwanda bavuze ati ikibuga kitakiraho ni 10,000 regional ntago wayandika ubujyane kubitwa 10,000 nabyakira buriya se intwari yakira 10,000 Fose ntabwo ubonye ko ari mu bicumi bavuga abaturage bagomba kuba bicaye stade yabo ni 10 ahubwo ni 40 niko stade kare ekonomi cyangwa 25 gute amazi bayasutse mu baturage rwose baracyaguye ariko no baracyaguye hari rwa gasore barayawe barayisenye barubaka neza baranagura nyine ntanzu baze babutamu zibakira abangaba abaturage babo nako kuba ufite icyo kibuga bitwabira harya ku bakinnyi batubwiye ko APR ubwo iba yatanze abagateganyo ubwo ushaka gusimbuza ushaka gutizwa muri marine ntarengwa ubwo cyo gutanga urutonde rwa nyuma ni tariki 30 z'ukwezi kwa 7 kandi transfer zo mu Rwanda zafungura tariki 30 z'ukwezi kwa 8 uremewe kugura kuregera mu kwezi kwa 8 TMS irafunguye ndatekereza ko nta bandi benshi n'ubundi ni bake nyine shaka yabo utiza shaka kongera kubakura muri system gutiza ko birashoboka abo mutoza atazakunda ati iki cyaramuti wenda genda sha ndakwirukanye imyitozo se APR igomba kwitangira ryari ku makuru ufite programme rero yabo ntago bashaka kujyana abantu babo ngo bajye kuberekana batabanje kwereka abafana mu gikorwa cyabo niyo mpamvu batifuza n'uwakandagira ishoronge cyangwa kuvuga ngo baratangira ishoronge munsi urumva udagira uzi ukabwira abantu cyangwa bazatangira imyitozo hako bashaka gutangira bucece bakazagira n'umwanya wo kubereka abantu nyine nanjye ngo barakubwira ko bazatangira wowe kuri information ufite ni nyuma y'ikirori bazatangirira imyitozo hari ibyavugwaga byo gutangira za gym bisanzwe uyu munsi umutoza arerekeza ishoronge
kureba ikibuga n'ibikoresho bafite n'ibyo bagomba kugura, areba asuzume izo za GPS zanyu ziracyakora zero original, ziracyari update, areba ibyo bya bintu by'abanyezamu bakoresha, kuko mwari mu munyezamu ya Leonidas shoko ati mugure ya mashini ishota umunyezamu, umutoza namusize wenda kiri hasi, hari imashini zisigaye zaraje zishota abanyezamu gukoresha telekomande cyane ibindi n'ikoranabuhanga nyine, none se naza akabivuga bishaka ibyo yanabisaba ariko atoza icya mbere n'imyitozo, none se ugira ngo ibyo ashaka byose yahita abibona ku munsi wa mbere nyine, burya gahunda porogaramu ya mbere aravuga komande y'ibikoresho, ubwo ahubwo imyitozo ishobora kuba izatangira wenda nyuma yo kuba muri cyumweru gitaha kabisa igaragara ya nyayo. ubundi si uwo tutazi ninde bivuga ngo APR izamurika aho turamuzi uretse nimero zabo nk'igishya kiretse niberekaniramo kiriya kirutaye cya rutayizamu nicyo mpamvu bagihishe cya rutayizamu gishobora kuba kijyamye ishyorongi kirahishe, aho niho haba ubwo abantu bashobora kubona surprise muri uriya munsi mukuru. Surprise munsi mukuru niyo mpamvu batubwira umuntu wese urakandaho ndakwereka message y'umuntu rwose unabirebe, urumva ariko byatuma n'abafana bajyayo nyine kugira bajyeyo, ko hashobora kuba harimo agashya k'umukinnyi mushya, niko gashya ka mbere bafite bahishe cyane. ariko ngo mwabonye abantu babuze mwongeraho iminsi, bongeye iminsi mukanya ndabibabwira ntabwo ari abantu babuze, hari abantu bacikanywe gira hejuru ku ifoto umuntu wayigize rero n'amasaha niko Faustin yaravuye Buraya, abantu babonye abantu babuze baravuga urabona ko ari nimero y'Uburaya, kongere tubahe indi minsi arambwira ati ndimo ndatata amakuru ya sha mwana mama bongeyeho noneho. ubwo rero APR niba koko utubwira ko rutayizamu ashaka ko yarageze mu Rwanda ariko bikaba ari ibanga, numva abantu twaba tugumanye ibyo, ubwo kubitubangura rero tubwire kuri ibyo by'umunsi mukuru tudatindaho, hanyuma duhite twerekeza muri Rayon Sport itangira imyitozo. Ntabwo uko ubitekereza wowe ari byo cyane, sinzi uburyo bivuga ngo abantu babuze kuko bake bashaka kujyayo bahajyayo, ariko hakenewe benshi. Ntabwo ari nabuze zuba ngo abantu bose bajya ku murindi bakuza stade, ukuntu musaba ko kanyenyeri bagakanda byumvikanisha ko hakenewe abantu benshi. Barakenewe, none se niba imyenda yarakozwe ari 40,000 cyangwa ari 20,10 yarakozwe sirahari aricyo kibazo, n'impamvu n'abantu biganda aka tujye ku byo bintu ushaka wowe ushaka kubikasa kwawe bavuga batabibona. Faustin APR yareka mutangazajya dukuri kwa Leonidas, ariko ni ikibazo APR Football Club imyenda cyangwa bazayifatira ku muryango, aho ni wari ikibazo gikomeye, nabyo biri mu byo ngiye kubabwira, nizere ko wasobanuje ababishinzwe. Namaze umwanya ansize ari hanze for Leonidas twatanganye, ariko mamagara bishinzwe kugira ngo kwiyandikisha gahunda deadline byari biri ku munsi w'ejo, deadline byari ku munsi w'ejo, bongeye umunsi uyu munsi nejo guhere ejo saa 10 z'umugoroba Fan Club bizanagera ku munsi wa nyuma umuntu akiyandikisha nyine uye nawe badiganishije ejo, sibyo kugira ngo bazategurira abantu umubare wabo bazi, sibyo ko abantu bagunya bavuga ati niyo tugihembwa ni iminsi ya nyuma, reka tugende twishyura nyuma y'itariki abagiye bagezaho imishahara yabo wenda ukuntu. Guhera ku munsi w'ejo APR Football Club yongeye umunsi w'uyu munsi nejo, ejo saa 12 muri Fan Club ubarizwamo uzatangira kubwira umwenda wawe aho uza kuwufatira. Ikindi mufana uyu munsi ntucikwe udakanze akanyenyeri ka APR Football Club kugira ngo wohereze nawe ube registered utangire ubone ibyo bisabwa. Kanda akanyenyeri wohereze kuri nimero 17 20 29 9 urebe witwa Francis niwe uza kuba yakire mu mafaranga. Ikindi gisabwa mukunzi w'indi kipe Faustin bira yabazaga ese wambaye umwenda w'indi kipe waza cyangwa ukunda ikipe ushaka kugira ngo uze muri iki gikorwa usobanuzwe, wenda ushaka utari umufana ko numva ari uguhamagaza. Reka twumve gisabwa Faustin ushaka kuba ati abashaka kuzana umwenda ugasanga nuza kuwambara kandi bakavuga ati kutambaye umwenda urinjira hano gute, sibyo bisaba iki uwundi kipe baratabaza abandi basabi bavuga ati tuhe ntabwo tuzambara umwenda wa APR. Ubwo baravuga ati niba uri n'umuyovu nawe uratumiwe kugira ngo ujyeyo uriyandikisha
utange ya n'abavana andi makipe ntabwo umwenda uzawufata wese wemerewe mu kirango bazakubona ufana Rayon Sport wambara nta kondisiyo bagushyiraho se z'ibyo uzambara bazamuza muravugana bakubwira ibyo usabwa sizo nimero uhamagara ese kuki batari kubivuga wowe ntabwo rero ndasi ntabwo wajya mu birango bya peri ugenda wanditseho ku murindi wacu utayikunda umuntu wagufana wazamubonamo ukavuga ati we muvunyi narakubonye sha none kuki batababwira bati nimutange 5,000 oya ntabwo bona abantu babezwe nk'abemvite zabo aho mu zindi kipe se nyine ahora invitation batanze mu ikipe runaka sibyo ikipe zose barazitumiye bazi invitation mwenda nkarebisho gusanga arabonye 10 mwenda Bugesera arabonye 3 cyo arabonye 10 gutyo biterwa n'umuntu babana namwe urumva abafana babana n'abandi n'amakipe uko abana yego ariko noneho hari abantu bibereye aho ngaho bati jewe nkunda intwari ndashaka kujya hari yego nabyo nibyo ndashaka kumenya aho bibohoreye apera yafonde no kuryoha cyane ikirori no gutembera baravuga ati nabo bagumye bavuga ati nta invitation twabonye ngenda jewe nkanda nicura kanyeri ka peri bakankubita umwenda ubwo nzinje nuko namnerekanye ko n'umwenda nawo nkwambaye kandi ngenda sinyikunda sibyo ariko ndashaka kujya mu kirori cyabo ndebe uburyo bagiteguye menye na critique nzakora menye nawe ku murindi uko aperi yafonzwe baravuga ati rero ukatubahe contact uhamagare usabe ibisobanuro byawe n'umwenda niba udashaka bakubwire condition zo kugira ngo uzahagere baguhe na invitation yawe ko muzamwicaye muri party n'amafaranga ugomba kwishyura ntabyo amafaranga ngiye menzi ibyo nayo barayakubaza uretse uzarya ute warya ute se zarya ibyo utahiye urumva bafite muri plan bya bije bavugaga bafite kuba ngo wenda Bugesera twatumiye aba muri Kiyovu aba muri AS Kigali ariko urumva wajyayo wa mugani ubahamagara ubwo nabo barabashyiraho condition nyine abo bantu nta bantu bumva bifuza condition nazo bakabaye bazivuze ntabwo nyine Jesu turebe kugira ngo uhamagare wa mugani kone umukunzi wa peri we azi condition kuko nabyo byakuraho urujijo Faustin oya condition z'umukunzi wa peri akamubindikiranya se bakamuca menshi kandi wenda yakagombye gutanga wenyine n'inkunga ye oya ibintu bya buturi burya abantu barabikemanga we hamagara barakubwira ibisabwa ni inkunga ye nawatanze cyagiye gutembera cyagiye gusura nk'umwanya mu vizi kimwe mu bigoranye nge nagiye nganira n'abafana ba peri impamvu banagiye bigura intege nubwo mutangazaje avuga ngo ni imishara yari yaratinze ni ikijyanye nuko ibintu bijyanye n'imyenda bidasobanutse urumva Faustin baravuga bati muratubwira ngo twishyure ibihumbi runaka 18 ku muntu ushaka umupira mwiza n'ibihumbi 5 byo kurya bikaba 23 ariko twatekereza ko iyo myenda itagaragara taraboneka dushobora kuzasanga itajyanye n'ibihumbi 18 twatanze bakavuga bati ntabwo turabikemanga hagombaga kubaho amasampo nk'imyenda ikabira aho ugenda uyereka abantu uwaguze iya 18 ni iyi ngiyi imeze gutya ku maradiyo tukabona sunga mbere akambaye kabanga akambaye cyangwa nakambaye akereka abantu ibyo bintu baravuze ati inganda imyenda iracyari mu nyandiko imyenda ni gute imyenda ihera mu mafoto ubwo nanjye mu imyenda ihera mu nyandiko urumva atari umukoro se mutangaza nawe wamugani ubabwira amakuru nanjye wamwe ngomeze nisigomba kumwinamamaza ibintu genda mukurikirane nuzi sample nanjye wenda wasanga ari kideyi wasanga ari urupira rw'urudabadaba umuntu yambara akagenda ameze nk'urukanzu rugenda rumugera ku birenge wasanga ari urushati buryo umunyarwanda akunda kwishyura icyo yabonye wasanga ari urushati rumeze nk'igiteteyi cyangwa se bya biteteyi navugaga byakirimo umuziki cyangwa bya biteteyi bya kera bimeze nk'ibiri aho ngaho cyangwa nk'ibisurubeti bya kera ubwo rero byakabaye byiza hari umwenda umuntu areba akavuga ati shaka iyi shati ntangiye ibihumbi niba ari 50 ni ishati ko kujyanye n'ikirori nzaba nitabiriye uyu mupira n'ikipe yawuguraga yewe wika mu rugo akavuga byashoboka ati nanjye ca umunsi wa peri imyaka 30 nari bari ca mwana wanjye n'ubwo yikunda hari igihe wasanga uwo mupira nuko n'abana bashoboza bayikunda cyangwa ubwo bagize ikibazo hari igihe basanga bayitumije mwanze sigatinda kuza ibyo byo bagomba kuba yakorewe hano mu Rwanda umupira bagomba kuba ibihumbi 18 nanjye rero byasa ari mu kuvuga umeze nk'ibihumbi 5 abantu bakazabyambara ariko bagenda biciragura bavuga bati ibi bintu mwuka byamwe twambaye n'abareyo baduseka n'abareyo nyine bafasha nabyo abafana barandiriye baravuga bati ibi bintu nubwo mwabikoze muri ubu buryo ariko mwashatse gusa
naho mukabya mugira ibanga mutatwereka iyo mipira ubwoko bwayo tuzambara bishobora abantu bamwe na bamwe bavuga tuhasanga ubwo mutangazaji rero wabaye ni touch nabo nagiye nkorana nabo ubwo nanjye nukuza gukurikirana ku buryo ejo nzabaha amakuru nyayo n'imyenda wenda mfite nanjye da sample wenda hano mbabwira ati imyenda mwayibonye sha kubitubangura naho kuvuga ngo bongeyeho uyu hana jiri ubwo turaza kuvugana tuvugane ubwo rero nimero batanze y'abandi bantu bashaka kujya mu kirori cya APR Football Club batayikura cyangwa se batamumara amafani club bibera ku ruhande bayirebera hamagara 078 ntago ari 078 079 68 36 500 ni yande kaze ndebegere y'umwanditsi reka nabyo Faustin nabyo hari ye wasanga ari ukasanga ati nyoherereza ibihumbi 10 ati nibyo wowe usabwa ati cyangwa nyohereza bitatu atari we amafaranga yawe akabaragiye ugira ngo agiye kwa APR kandi agiye kugisamba urumva no kubireba ubwo banzo turebere uraza nayo kuba Francis ahubwo niwe nyirayo ubwo rero nongere nyibasubiremo uburyo niyo yayaheza wayamubaza wawe wanamurega utikiri igisambo aramutse yahejeje kubera ko nimero yo wabonye dusubiramo iyo nimero 079 68 36 500 muyihamagareho muyisabe ibisobanuro birambuye yego mukunzi ushaka kujya muri kirori gusa icyo akubwira nawe ntago kubwira arakugatishura kuri code unyoreze iyo message nkohereza izo invitation zawe bisanzwe niba ari ibintu bisabwa nuko uzabona umwenda nuko yandi ntago ari kuzabona umwenda nibindi bisobanuro bamusaba ntabwo babifashe byose byaba bantu batazaba bambaye imyenda kandi ubwo nabyo uraza kumubaza wenda ejo tuzagarukaho cyane ko message navuze ko umuntu uza guhamagara nimero ushaka kujyamo atayikunda ubwo baranamutegeka akambara zamba none se aje baje ari benshi biyambara ibyazariyo n'zacyo mpamvu nakubwiye ngo niyo mpamvu ashaka ibisobanuro barasabwa ngahe oya n'imyenda nawe ushobora kuza kubavangira nabyo buryo iyo utanga communique iyo uvuga nk'ubu umuntu wamugani ufana nk'ikipe runaka barakubwira ibisabwa byawe turetse gukabya ubundi abafana bazajyayo uretse wenda abo batumiwe nk'uko mutangazaje bifuze aba wenda APR batumiye bitewe nuko bakorana mu fan club obo hari abandi pako batarabaye bavuga ngo nanjye nzajyayo oya Leonidas ariko babaye bake hari ukubwira ati jewe nabandi oya hari ukubwira ngo jewe nabaye wenda umusirikare sibyo ariko sinkunda APR urugero nka Ephraim mushuti wawe uramuzi yavuze ko wumva ko yajya kwireba nyine yavuze ati jewe ndashaka kwishurira ngiye kureba ku murindi aho twatangije ikipe abantu bashaka kwigirayo gutyo ubwo rero izo nimero zo contact ubahaye aba arizo bagenda babaza none se ubundi kujyaho ntibyemewe ugiye ku giti cyawe uzasura undi munsi ushaka undi munsi ushaka ariko se nawe undi munsi wawe ushaka ubu sinajya ku murindi ngo banyemere kuri uwo munsi ntabwo uzajya nakwemera ntihasurwa se ariko arabashaka kujya muri icyo bitaramo ntacyo twawe ubwo rero bagenda bakurikiza izo nimero ushobora gusanga ufite abana bafana APR ariko wowe utayikunda uzabatwara sawa rero none se bazagenda bagukubita imwenda wa APR w'umureyo bakubwira ati wowe urambara umwenda wa APR w'umukara twagishe ubwo twizere ko nk'icyataka rwose cyaba kiri aho ngaho icyataka yo kirahari rero ari surprise tuzabona aho ngaho nanjye ndacyakurikirana isegonda ku isegonda icyo nakura ndababwira twagiye rero muri